Amahoro y'Imana bene data, tubifurije kugubwa neza no guhirwa mu byo mukora, kandi tubifurije igitondo cyiza n'umunsi mwiza. Uwiteka abahire. Nitwa Kugize Jean Pierre, ndi kumwe na mushiki wacu muri studio. Turagarutse muri bya byigisho byacu bikomeza, reka mwakire abasuhuze. None turangiza dukomeze tujye mbere mu ngingo zacu uko zikurikirana. Karibu. Turabashuhuje bene data mwese. Sena ryanjye nitwa Mukanete Rusi, tubamenyeranye no mu bindi bihe, turabarakira gukomeza tukabana. Arakoze cyane Rusi. Abahageze bwa mbere mukore subscribe kugira ngo tuzahorane yicano y'itoro ry'Abadiventiste n'umunsi wa karindwi bahugurura, ricano inyuzwaho ibyigisho bya Bibiliya mu ishuri ryo kwisabato, ariko ubu turi kwiga iby'igihembwe cya kabiri bitubwira ngo iby'ingenzi bigize ubuhanuzi. Tugeze ku ngingo rero ya kabiri y'icyigisho cya 13 kitubwira ngo imperuka yari yarahanuwe. Reka tubanze dusenge, none niturangiza dukurikize dushyireho ingingo y'uyu munsi. Urakoze data wera, turagushimye muremye wacu, tugushimiye ko utugiriye neza, waduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe kandi ukomeje kubiturarikira. Mubyeyi, muri uyu mwanya tugiye kwiga, ndakwinjize kugira ngo ijambo ryawe rikore ku mitima yacu, ari twe turi muri studio ari n'abazakurikirana ibi byigisho. Dusenze twinginga kugira ngo umwuka wera abituyoboremo kandi azakomeze gukora ku mitima y'abazumva ibi byigisho. Ubyiyoborere ubuntu rubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze, reka tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi. Tubibutse ko ejo rwose twize ingingo nziza cyane itubwira iby'ibyago by'imperuka. Ibyago by'imperuka twabonye ko ari ibyago bizagwira abatuye isi, abanze kwihana, abanze ubutumwa bwiza, abasuzuguye gucyaha n'imiburo y'umwami wabo, abasuzuguye ubutumwa n'amategeko y'Imana, bose bazagerwaho n'ibi byago. Ndetse muri Yeremiya twarabwiwe ngo nibapfa ngo bazapfa ari benshi cyane, kandi ngo ntabwo bazarungwa, ntibazahambwa. Byerekana ko nta muntu uzaba witaye ku muntu, ahubwo abantu bazahura n'ibyago bikomeye kubera ko banze kumvira Imana yabo. Rero tugeze ku ngingo yo kwa kabiri, ku itariki 24 Kamena, ngingo itubwira ngo kugaruka kwa Kristo. Garuka kwa Kristo. Reka dusabe mushiki wacu ayituyoborere nekane. Murakoze cyane. Tugiye ku ngingo yo kwa kabiri itubwira kugaruka kwa Kristo. Mu by'ukuri rero twese abatuye isi yose, twese twiteguye kugaruka kwa Kristo. Ese mu by'ukuri bizawe bimeze bite, bizagenda gute? Ibi ni byo tugiye kubona muri iki cyigisho. Ni gute igitabo cy'ibyahishuwe gisobanura ibyerekeye ukugaruka kwa Kristo? Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 7 n'igice cya 6 umurongo wa 15 kugeza 17. Ibyashuwe igice cya mbere umurongo wa 7 haravuga ngo dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose ayo mu isi azamurogera nanone, amena. Igice cya 6 umurongo wa 15 17. 6:15-17 haragira hati abami bo mu isi n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'abubasha n'imbata zose n'abumudendezo bose bihisha mu buvumo no mu bitare byo ku misozi. Babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhisha amaso yicaye kuri ya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama, kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Urakoze cyane. Mu by'ukuri rero araje koko. Kugaruka kwa Kristo kuraje. Akenshi babifata nk'ibintu by'impuha, nk'ibintu bitazabaho, ariko mu by'ukuri Yesu azagaruka n'ihame, kandi amaso yose azamubona, ndetse tubonye ko n'abamuhemukiye bose bazamubona. Rero nta kigeze kibaho kuri iyi si, cyakorewe kuri iyi si kitazajya ahagaragara. Hari igihe n'umuntu apfa ukumva ko ibye birangiye, ariko mu by'ukuri waba warapfuye uri inkozi y'ibibi, ibyawe ntibirarangira. Waba warapfuye uri umukiranutsi, ibyawe ntibirarangira. Yesu ubwo agiye kugaruka, ibyakozwe byose, byaba bibi byiza, bigiye kujya ku mugaragaro. Rero murumva ko iki kintu gikwiye kuba mu ntekerezo zacu, tugategereza ko kizabaho bidatinze.
mu kanya gato kwerekeza amaso yacu iburasirazuba kuko twari tubonye agacu gatoya kirabura kangana n'igice cy'ikiganza, maze twese tumenya ko ari ikimenyetso cy'umwana w'umuntu. Twese dutumbira ako gacu dufite ituza cyane kuko uko karushagaho kwigira hafi ari nako karushagaho kugira umucyo, gafite ubwiza kandi kakarushaho kugira ubwiza kugeza ubwo kabaye igicu kinini cyera. Ku ruhande rwo hasi cyasaga n'umuriro, hejuru y'icyo gicu hari umukororombya, naho impande hari abamarayika 10,000 baririmba indirimbo y'agahebuzo. Kandi kuri icyo gicu niho umwana w'umuntu yari yicaye. Umusatsi we wasaga n'umweru kandi utendera ku ntugu ze ndende, ndetse no ku mutwe we hari hatamirijwe amakamba menshi. Ibirenge bye byasaga n'umuriro, kandi mu kuboko kwe kw'iburyo yari afite umuhoro utyaye. Bene data, twumve neza uwo muhoro, tunitondere uwo muhoro utyaye. Ahantu hateye ubwoba. Mu kw'ibumoso afite impanda zacurwe mu ifeza. Amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Yashakishaga abana be aho bari hose. Ahantu narabumvise bene data, numva hankoze ku mutima. Yaraje, ariko mu by'ukuri yashakishaga abana be aho bari hose. Abana b'Imana barakunzwe, kandi Imana irabizi, kandi Yesu naza azabashakisha aho zaba bari, mu mivumo, mu bitare, mu bihanamanga. Imana izaba iri kubashakisha ibarebye. Nuko mu maso yose haracya, naho mu y'abandi banze Imana hacura umwijima. Bigaragare rero ko n'abandi buriya Imana ibibareba. Umwijima kandi uzaba wacuze kubera ko bazababonye ibidasanzwe. Nuko twese turarangurira icyarimwe tuti, ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Iki si ikibazo? Ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Wakibaza, nanjye nkakibaza. Ikindi kibazo ukwiriye kwibaza, mbese aho umwambaro wanjye uraho utagira ikizinga? Iki ni ikibazo. Abategereje kugaruka kwa Yesu niko tukwiriye kwibaza, mbese hagaze gute? Mbese umwambaro wanjye waba uraho utagira ikizinga? Bene data, mbabwiza ukuri, nta muntu uzajya mu ijuru ufite ikizinga cyangwa umunkanyari. Ibi ni ihame. Kenshi hari igihe abantu bavuga yuko tuzezwa Yesu agarutse, ariko biriya bintu ni ukwibeshya. Umuntu w'Imana araho special muri iyi si, arahari. Ntushobora kutamumenya, simumenye, ariko umuntu w'Imana azajya mu ijuru adafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Niko rwose ibyanditswe bibivuga. Hanyuma abamarayika bareka kuririmba, habaho umwanya wo guceceka buteye ubwoba. Ubwo nibwo Yesu yavugaga ati, abafite amaboko atanduye n'imitima iboneye nibo bazabasha guhagarara badatsinzwe. Ubuntu bwanjye burabahagije. Ibi rero mvuga mu by'ukuri, mu by'ukuri wumva ko umuntu w'Imana agomba guhagarara adatsinzwe kandi yejejwe. Rero mu by'ukuri ni ihame. Hanyuma n'icyo abamarayika bazakora. Iri somo riri muri Matayo 31. Matayo 24:31. Matayo 24:31. Matayo 24:31. Haragira hati, azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere bine, uhereye impera y'ijuru kageza iyindi mpera yaryo. Mu by'ukuri rero icyo gihe isi izaba yahindutse ubuturo bwa Satani n'abamarayika be. Ahangaha habona uburyo nyine, hano hepfo hari amagambo avuga ko Yesu naza hazaba kujya mu ijuru, hanyuma hakaca imyaka 1000. Hanyuma hano hepfo hakatubwira noneho ko Satani azasigara n'abantu be mu myaka 1000. Icyo gihe isi izaba yahimbutse ubuturo bwa Satani n'abamarayika be. Aho bazatura
bazahamara imyaka 1000. Azaba azitiwe muri uwo mwijima, kuko azaba aboshywe adashobora kugera mu yandi masi ngo abe yayashuka n'abandi batigeze gukora icyaha. Aha rero Yesu agarutse hazabaho kujya mu ijuru imyaka 1000, amare imyaka 1000, Satani nguko uko azaba hasigaye mu isi yahabohewe. Rero mwere data nawe ugira icyo wongeraho kugira dusoze. Urakoze cyane, reka dusoze iyi ngingo nongeraho ikindi gitoya. Kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka. Niyo ndamukanyo tujya dukunda kuyigira mu Badivantiste. Kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka, ihame ridakuka kugaruka kwa Yesu. Ntabwo dukwiriye kujya tubivuga ku munwa gusa, ahubwo dukwiriye kujya tubivuga ariko tukibuka n'icyigisho mushiki wacu amaze kutwigisha ku bagize amahirwe yo kugikurikirana, ariko n'abatagize amahirwe yo kugikurikirana buriya bajya basoma ibi bintu, kuko ibintu byo kugaruka kwa Yesu biteye ubwoba. Ni igihe kizaba gishishana, ni igihe kizaba giteye ubwoba, kubera ko ngo abana b'Imana mu maso yabo hazacya, ariko abana abatarumviye ubutumwa bwiza ngo mu maso yabo hazijima. Bazaterwa ubwoba n'ibigiye kubaho, kuko bazahita bamenya ko igihe cyabo cyo kurimbuka kigeze, kandi abera nabo bazasobanukirwa ko igihe cyo gucungurwa kwabo kigeze. Rero iyi ngingo ni ingingo nziza, tubararikiye kuzakomeza n'ejo kugira ngo tuzumve indi ngingo ikurikiyeho. Uwiteka abahire mu izina rya Yesu. Amina.